dukomange tuzi turuga bata niwe makuru soma ntabwo ari umumbese wagiye kumera yumvaga nakumbura mama makuru yanyu se ko ndi kubona utanansuhuza agusuhuza nese waragiye ukaduta ese no corona wowe uri kubona nari guca wari guca ese uhamagara basi tugakoreza imodoka zo kumutwara ese nta nakarimo umudo basi muzi andara nk'igihe wawe ugiye kumugendesha karibu mwana papa urabona uraje amakuru n'abarabaye gisoresha nabaye musaza kabisa ndumvurimo n'ibitugu nuko kabisa amakuru naho sha nzani mukazana se uyu ni umukazana kabisa katsubuze mukaza bitese sona ari n'icyuki ariko mukazana ndashaje ariko ibyuki ndabizi abasaza ariko gira icyuki mbona arihaye sha kazare wanashatse neza ariko ko mbona nzaniye mukazana uyu mukazana nuwaheze pa uyu ni umukobwa nakubwiraga dukundana inshuti yanjye mukuru waheze ko mbona nibwo bwa mbere mubonye pe ariko ndabona uri hari ukuntu uri kuncamo mu maso sinzi nimba hari umuntu wenda mushobora kuba musenda tuziranye ariko ndabona ushobora kuba muzi wambwira ati ikintu twadeneze umugwana kwa inshuti yanjye inshuti yawe mu buhe buryo ibyo birumvikana none mama wawe yitwa nde papa wawe Mwitwa n'umucuzi Chantal. Inde. Papa ko yikanze bigenze bite? Shanizere ko nta kintu wigeze ukora. Baraka abana bikigiye musigaye mukora amahano ku mana yanjye. Uziko uwo nguwo nyina mutuzo Chantal ari mushiki wanje sha. Nari naramubuze kuva na kero ni mushiki wanje. Nizere ko nta kintu rwose wigeze ukora. None si ubwo ngo sindi umuntu se. Ntago bibaho rwose. Yabibaho cyane wakoze kandi ubu wabona baranamuteye n'indashaka twitaho dore ko ugiye kumuzana yaratwita haguruka turebesha ntanda yaguteye ntanda yazaba ayahe koko ngo yaguteye inda aratwita muzina nze kubabwira yuko rwose nyoko ni mushiki wanje gutya tuvukana ni umurikira bwa kabiri bishoboka gute siko yaba yaraguteye inda ni mushiki wanje nkurikira bwa kabiri nta kuntu ntago nimfishe ukuntu waba waramuteye inda aratwitese ni mushiki wanje duherukana kera ahubwo ubu ngubu ni amahirwe kuba ngize amahirwe yo kuba n'umukomokaho ariko ni mushiki wanje rwose tekereza neza muzengo nguke ni mushiki wanje nkurikira bwa kabiri ntabona rwose nabibonaga rwose ko musa rwose ibi ni ikibazo gikomeye cyane ni mushiki wanjye rwose ibyo ntabwo byumvikana ntabwo ndimo kubyumvisha hasashe ubundi wowe mwahuye gute papa uyu mukobwa nyina we yari mama wiwe yari shuga mami wanjye nza gusanga afite abakobwa b'ibyuki ni territory y'unguye kandi papa wibuka ko n'igihe twajyaga muri misiyo umukobwa nakuzaniye wa wundi wantumye ni mukuru w'uyu nguyu ntabwo byumvikana ntabwo byumvikana ubwo si byo bibaho ntabwo byumvikana rwose njye ntabwo mbyumva ntabwo mbyumva rwose mata ntabwo mbyumva dore nk'ibintu ntabwo mbyumva rwose ibintu ni iby'amahano nta mpamvu zo kurwana rwose njye ntabwo mbyumva ntabwo mbyumva rwose ntabwo mbyumva rwose ukuntu njye naryamana n'umwana mbereye se ibyo ntabwo bishoboka madamu rwose tubanza dukemura ikibazo icyo kuguca inyuma kizaba kiza nyuma gusa madamu wagiye utuzi mfasha telefone nkwereka dore nsigaye mbona na nyoko nawe yihaye ibintu byo kumenyera njyewe banza muzingazingira hano we ntabwo wumva ibintu by'amahano byahabaye ese wagiye ukabakiza uyu mudamura
mwanyujije uyu mudamu mwabana ntabwo mubona ko afatirana umuntu n'ibibazo wowe si igihugu cyawe ariko se madamu wareka ko no ibibando shazi ko twebwe tuba twarigiye ubwenge by'ibanje bakazabazesha rwose mureka dukemura ikibazo kuko iki kibazo kirakomeye cyane rwose iki kibazo kirakomeye rwose iki ni ikibazo gikomeye cyane ubu ngubu ntabwo ari twebwe iki tuba turi kurya hejuru reba amakosa wakoze arega wa umwana wasa musura avukana insunzu si njyewe twese turi kimwe rwose ariko uri n'ingabo rwose mwana iki rwose ni ibibazo ariko nizere ko bitazongera ubu ngiye kujya nkwereka imiryango yanjye yose aho iri hose nyishake iki kibazo ntikizongere turumvikana kira